Igice cya gatandatu. Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicaranayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora, Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be, ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana barya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo zigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa be ati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano, ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Bugorobye, abigishwa be baramanuka bajya ku nyanja, bikira mu bwato, bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi na Yesu atarabageraho. Inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Bamaze kuvuga amasitadiyo 25 cyangwa 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ageze bugufi bwabo baratinya, ariko arababwira ati, ninjye mwitinya. Bahera ko bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi aho bajyaga. Iby'umutsima w'ubugingo. Bukeye bwa iteraniro ry'abantu benshi ryari hagaze hakurya y'inyanja. Bamenya yuko ari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bw'aho baririye ya mitsima umwami Yesu amaze kuyishimira. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Nimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo Umwana w'umuntu azabaho, kuko se ari we Imana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo yatumye. Baramubaza bati, urakora ikimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? Ba sogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo, yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru, ugahaba ari mu isi ubugingo. Baramubwira bati, Databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati, ni njye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye, nyamara nimwizere. Uwo Data yamaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Kuko ntavanwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Kandi ibyo uwantumye ashaka ni ukugira ngo mu byo yampaye byose nagira na kimwe nzimize, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza Umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Nuko Abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati, ni njye mutsima wavuye mu ijuru. Bati, uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina? Niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, mwe kwitotomba, ntawubasha kuza aho ndi keretse arejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo, bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyigaza aho ndi, si ukugira ngo hari umuntu wabonye Data, keretse uwavuye ku Mana, uwo niwe wabonye Data. Ni ukuri ndababwira yuko uwizera ari ufite ubugingo buhoraho. Ni njye mutsima w'ubugingo. Ba sekuruza wanyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru,
kugira ngo umuntu urya ye gupfa. Ni njye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose. Kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye nanjye nkaguma muri we. Nk'uko Data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, niko njye nawe azabaho ku bwanjye. Uyu niwo mutsima wavuye mu ijuru, si nko ba sekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Ibyo yabivugiye mu isinagogi yigishirizaga i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo abwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera abo ari bo n'uzamugambanira uwo ari we. Nuko aravuga ati, nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde ko ari we ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Yesu arabasubiza ati, mbese si njye wabitoranyirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Isikariyoti mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12.